muje murakora ibintu muzi neza ko mugomba kubikora mukabirangiza uri kunyumva uza kwiyandikisha waranyinginze gushira mu bandi bantu urarangije ntukoteje ubuzi ngo nisanga he uragabana ukuye katura aramakena ko nakopeje pe akigeze nyuma ndandekera aho ngaho ariko nagize ibibazo abana bararwaye umugore nawe ararwaye urungu buracari mu bitaro wamahore ukagira imana ngora ipfa ry'inyama ni muri pfunyika none namaze gufunika ibitabo narapfunyitse byararangiye amafaranga ubu none ndayaze yose ndayafite pe nta mafaranga gaka kanya ndafata wa mugabo wakaryungura imbabarira undeke nyabutare ukabyara kuba umuyobozi biravunaga uzi kugira ngo mpangare mfata amafaranga gawe ngire ngo uzakoteza ubu nashize ku ruhande ndayagusubiza rwose nyabutare nukuri kwimana mbabarira pe umva karyungu mbabarira abana banje ubu ngubu bitewe ko bararya inyama bakuye he nyabutare wowe ko tareje ngo muje muragabana hano mu mudugudu turakwizeraga pe kandi uri umuntu ugira umutima uvuza ngo ugira gute turakwizeraga hano mu mudugudu wanyizeye wamfashe ukansabye ukantandagaza muri bari abaturage bose ugatuma nikorera umusaraba gwawe hasoni kara nagahinda k'umudamu wanje nawe urabizi ko nabye mwana wa mbere umwana arapfa undi mwana ari mu bitaro nagahinda kandi ntabwo ari njewe none bazo byo kubimbwira ndanabigize mu ruhara njewe nturi umubyeyi ko ni wanambyara ko ndabizi yakubyaye n'icuri 7 n'icenda ngaye amafaranga si 5,500 nsigayemo singaye yose ndayafite nukuri kw'Imana none ukabana ndagushira kuguya mugereka wowe kabyare wambabarire nyabute ndapfukamye pe mbabarire uri kwipfukamishwa naga ingono namayere uri kunyumva ariko ibyo nkubwiye byo uri kukubaza ndagukira hehe ndakwandika arega uri umuyobozi kandi byose niho nabyandika ubwo uratangira ugundi mwaka rero oya nyabute ntabwo byashoboka pe ntabwo ukuri kwido ndagacayeze igitwe ntabwo byashoboka pe amafaranga bayigabiye ibiro bayigabye irabakwiye waho nta kintu wabonaho yewe n'ibinono babifashe you understand yes sasa nyine not problem no nta kibazo. How can I help you? How can I help you? Ushaka bitanakira dore nga amafaranga yarahari ni menshi. Ahuko nyine hano ngaha urumva tujya kuzahavugurura tuhashira ibintu byinshi tuhashira pusine tuhashira nyine ujuraza hano usanga nyine namasikariye. So can you try to use English? Like icyongereza like yeah, try kuvuga oya nta kibazo yo nayikuramo nimbaga namuriye hindi nayikuramo nta kibazo. No, I just said you can use English. Nongeye nyambare oya nta nakongera nkayambara nta kibazo rwose kuko ibintu njewe nyine byose nakongera nkayambara nta kibazo. What kind of this? You're mad. Rock. For doing what? So Broke. Broke about what? How? Yes. Just mine. It is good for us, okay? For us? Today, me and you. Can do something, of course. Iri joro ryo ntabwo urataha nyine ubwo nyine urumva mama hano ntawe uhari kandi n'amafaranga hano tugiraga amafaranga abaga bafite hano musanduku hariya nyine naho gabaga. Inside the house. Abantu abaturage bazaga bari kumuhereza ibifaranga bakabishira hano musanduku. Okay. So you are good man. Ukwana guhenge kurabyemera. Ukuri bagenza kose pfa kubona inyama nta kibazo. Ninguhamara ukiterera hejuru. Wena urihangana ushiramo umwijima ushiramo n'akarote gakeya wena mbone n'agasozi. Umuntu arababwiraga hakiri kare mukanga kumva nukubera iki amatwi ganyu mwagavuniye mibi. Zirakubwiye ngorane naho yaraza mubyeyi we koko. Ariko izo ngorane zawe ntabwo wakagombye kubura kuzivuga izisaha. Arega nanjye reka nkubwire ubundi kwa ngo ndebe kundabona agasozi nako aya mafaranga yavamiye. Ubu nzikorera imitwe zanyu nyirabutaro nzazitura he. Naje muranandohorera mukamuhiramo ko. Wagira imbabazi koko zakibyeyi koko. Uramubyeyi wanyu ngine ko mbone agasosi ndeko yagarura kabiri. Dore ubu wabona ngo uhaye inyama zirimo igufari ugasanga urazingaruri. Dore agamabanga tugiramo ahangaha ubu nta nubwo urabimenya ko nakubabariye. Oya nawe uragerageza urebe ko mwashya mutuntu turava misosi nakanye munashikura. Umva nje rero karyungura nkubwire nibuze ubwenge iki kira kibintu kivemo uri kunyumva ukivemo utazarinde wahati baba
ubu ngubu ntidutangirira koperative twajya kwitangira nzakoresha umutwe n'ikibuno amafaranga ndabona ku gihe pe bigaragara ko noneho kutwambura wabikoreye ubwende wabikoze ubishaka arega nawe urabizi uramwaka washize nta mituweli narishuye urumva ukumva mu bitaro byarangoye cyane birambona ariko urukumbwira iki kuba akagobye kuba warabikemuye kare kandi uko mpamvu utabishyize mu mugambi nyine ubwenge buza ubujiji bwatambuye cyamereza murakoze babyeyi ibindi rero urabimenyeshwa ubwo ngubwo ni ukuza isaha twumvikanye ni saa 10 urazana n'abandi murasanga inyama bamaze kuzifunga ubwo ndakwicira ikijisho aho ndashinga urutoki abarizo ufata murakoze babyeyi ni ukuri murakoze arega twagutuye tukwizeye ni ukuri kw'Imana uri uwambere ga mana zino nyama mbonye mana So babe, I have my problem. Shanyine ndwaye. Ururwaye? Cyakugura imiti. Ubwo uzaje kwivuza akira. Nyine nanjye ubu ngubu ugerera birebye ravuga ati isubizi ko ari nje wowe nahisemo. Nabwo ati njye kubyayira kose. Ni nk'ibyo byose muri kurera no bisoko se. Ibisoko. Unangahe ni 10. Akira. Je ubu no nje kundeba gucyo urumva. Je babuje ndari biryanje niyo mpamvu gira vuga ati ngira ndazanye tube turi kumwe sheri dore inzara ukuntu zabaye nca guteresha to kunzara inzara se burasaya ngaya ego kumana inzara ni birindwi guteresha inzara bitandatu se burani mbara umuntu musanzwe mukorana saza yemera ayo ngayo oya amafaranga naganje ntago nta muntu nagatsakira bazana kumase uje no muri massage bakumase urakoze mwiriwe umugabo yagiye y'ubusungu undi mubazi ndamukura hehe koko yemwe kubundi ubungubura ko nziyemeza n'igihanga c'intare ubu inyama nemerera uriya mugabo zo ndazibona abizi nibirimba ndamusukiramo amayezi yemwe mbese basize bakinguye amadirisha ubusu y'umugabo atirimukiye hehe koko ko ari we nari niringiye koko ko ari nawe unkoreraga ibintu by'ibanga ryose tukaje inama ibintu bikagenda neza kwibagiro ubu nduri mu bazi ndamukura hehe usobanutse nk'uyu mugabo abaha basize kandi bahafuza yasize afunguye hano yemwe mbagwe mba yemwe yemwe nta bantu niko nyaraga kubihura yemwe komera ako nyiraho utarunjaka hiki we unjaka hiki unjaka hiki dore rero oya ikijanye sini nyine buretse rero we kujaje uratogota utari wamenya n'impamvu ndi gutogo turanyinjira mu gipangu ukagera no mu gikoni ukambatira n'igare urijyanye ugo muhobero rero akira thank you noneho be akira kubuvuze be akira thank you eh so love what are you doing doing stand up doing yes stand up akira doing thank you so stand up what kind of that nta kibazo niko nicaraga
No, stand up. Are you mad? Mad? Yes. Mama araza buki, araza bwije, mama araza bwije. Shamana wenda shonje byataka. Urashonje? Ashyira. Ubwo nyine nayo urajya yose. Merci. Sazi ko mama wanjye amaze iminsi arembye. We don't have a mituweli. Mana yanje. Gira gutya. Wakunze? Gira gutya. Oya, no. Nyine birinduka gutya nyine ndebe. I can't. Andi mafaranga. Amafaranga gose garahari nugira ikibazo. Yose ndayamara ndabereka ko ngiye wisherida ntari indaya iciriritse. Love babe. It's amazing. Andra. Thank you. So, it's your house? It's your house? Nose. May I enter? Yes. Yes. Okay. Sure, babe. Nani wagiye kukubwira? Mama nyine ararwaye, nta mituweli dufite, na murumuna wanjye yatsinze kwishinsha kujya kumwishyura. Ngaye mabizo akira bizu. Mwa. Akira. Mbononeho arukuntu nyirebo ati ubwo nari nababuze. None uratubura ukinjira mu gipangu nda muntu urwaye karibu kwenzira. Dore. Si umuntu kuja guturanye nabyo birasaba gusa. Wasanga nani mwe muri kundogera muri runo rugo mukandega n'ibindu ngagwara buri kanya. Ivyo ni mbwirera. Sinirihe kosa nkoze wa muntu. Udakora ikosa sugeze muri agute karico ndi kukubaza. Niba waje ugakomanga niba amazi iminsi ndi kujya kubaga nijoro ngagira ibitotsi ugakomanga ndingumbe ni ngombwa ngujye mu hano mufate migare. None si ikibazo ufite ni iri gare. Ndagira ikibazo si umutungo gwanje. Rero dore iri gare sanze hano harangaye. Ndavuga nti none uyu muturanyi wanje uyu muvandimwe iri gare batarinda baryiba ntireka ndifate ndi mujanire mu rugo. Noneho ndi kubiki ikosa nkoze wa muntu we ni. Kandi ahantu naho ari harangaye. None sinaba ndibonye gu. Nyirabutaru urukuvugisha ukuri. Izina ry'Imana nsanze harangaye. Ahubwo ndi no kugushaka kandi no kugushakira ikintu cihutirwa kandi ci. Nda kibazo mbere zigare jyanye bari ko mutima warugize. Ariko pe nyewe iyo abari ngumugabo nukubaye umuvyenga bati wenda uri mama mba muvunye umugongo. Nta n'umutima mubi ndi kugushaka. Bonga hambwire. Urukureba rero namaze gushaka inka yabara abaturage urabizi ko ndi perezida wa kiriya kibiri. Hepfo ndi kware. None umunsi n'isaha byo kubaga byageze. Ndi kugira ngo uje kumbagira. Kibazo ko mwishuraga amafaranga makeya si mwebwe. Ibintu byayandayanda ngo fata ngo 2 nubaga 2,000. Uramenya ko hakenerwaga na ba veterineri wa muntu. Nyine ndi kubyumva. Dore jo mundi kintu maramba magaye ngo nje kumubagira inga. Amvata mbere zicatanu. Harakarimbo rimbaga ngo urabana n'inshuti yanje nkunda sinzigera nja munda mwisi ngifite agahinda. Noneho What are you doing? Now. Those. No, I just So, put here. Okay, go inside. Sokuyemo n'imyenda.
ufite ibinyamuneza neza hari ikintu wakoze siko nawe uri kubibona ese ahubwo siko nanjye ndi kumva we ndi bukiri gitwa sikadumu nawe rero usura umuntu mukuru ukora hano ukora ko habyimbye nyine namuzanye ese ko mushize mu nzu nyine ahubwo kanze mwere kuguma aho ngaho mugiye gukorera iki rumwana nyine kuguma aho ngaho umva se birabije umuryango bya biri mu nzu biri munsi y'igitanda nushaka kubimuhe nabyo yari cyiza wakibonye none mu bishimbo nakubonye twahure narahinge ngiye kwenda ugwego ariko wakibonye cyane cyiza mu je nago nisondeka so ubwo mufatishije ndakubwira ko uguma aho ngaho nkuru ame ni ugucungira bakasiya na bose batajyana bakaba wazanye umukobwa rubanda nawe wazanaga ibintu byiza ntabye nanjye ngo nshaka uburyo twafatanya ibintu rubanda ruba nafunze akira gereza ni udushashi kintu mambwira ngo arambereza icatanu njyewe umubazi wishugwaga uri muri koperative zihenze hano mu mugi ariko ntabwo wari wagavuga ndakibazo ushaka ko ngo bagire inga y'ubunani si ubunani ni Noheli ya Noheli muri koperative yanyu mbwira amafaranga murambereza wenda ariko ko ndi kumva urugufeka icatanu ntabwo uzi ko umuntu yigwaga aragihingira bukira umushike kandi ariko nyirabutaro rugango ubwire nabe ntabwo urambwira nabi turumvika none ngusobanure ngo iki kubijyanye na kintu mesho ndari kumamagana ngo nje kwabagana mbiragura duca kandi nawe uducaga ringa ninka za heza wa mune gose gashiriye mu kuyi nyine umva ngusabe inganyi bagiraga inoti y'ibihumbi 20 n'umurizo ngagutahana ndiko bimeze ngenga nibagiraga inoti ya 20 n'umurizo ngagutahana nawe gantu nzakubagira ndakibazo ubwo urashakira abandi umva rero umva ariko mbawe ariko urukumwanga ariko umva mbabarira umva mbawe none kari nta muntu uguhagikira akakwanza mbabarira kurako amafaranga gakinuma nje nongereho 500 byuzuye inoti ya 2 oya udushasha ariko udushasha ntabwo tuzi ese ahubwo ntabwo uzi ko mama ejo bundi yagiye gushinga pipinyeri amashashi yose yayashize no mu nguni oya nyine nitwateka kugira ngo witonde mutangiye kuntangira ibintu ntabwo wowe ubizi uracara umwana reka ufite amafaranga yawe uri kuzana umukobwa ukako mureba nose ubu ngubu ubana akamwirebe uko nakwita basha kuvuga ati kadomoro urandebera ibintu byose afari kuri kuja he ngo basi nyishura yo kuja kubikuzanira ibiki ntuzuze ndagiro yibuze uko neba aho katoma ni wumva karuru mu nzu uri kumviriza ntabwo uraryoherwa mbwiza ukuri katoma naho rero nujura mfata nk'inuze muze kandi buhorimo akusurebera urimo gutarakora ureba iki izi nkweto ngaho basi zifata ndebe aho katoma nje ndazifata se gute nje wakaka nje ndakwita kugira ngo ngire cyo unzanira uvanye ntagakingirizo nyine kugira ngo nta cyo kuzana ubukingirizo yego nyine ahubwo umenya ko ayo ndasagura ko ninjura y'ijana ariko katoma si wewe urumva wenda nurakari singo ugire gake nawe rero yambaye ubusa uretse ariko nkutinda ariko uri gushasha nibi ngo ufungura ndebe nta kibazo nyirabuta sagore akatumuro twitonde nje ndikono no kunaniza izayimana nuzuru gufata ukandebe wavandi kureba aho utereba sine kandi ari hariya haramu munuza muri salo nimuzanire bungaye kamenye kubukingirizo bwuriye ni gitanu kamumva usane burindwi ntabwo yarimo usa nubwo urabona yari urajye mugati sawa umva ariko nyine ugera vuba ako rero rwumva biramutse binakunaniye wambya nkaza kugufasha nta kibazo nta kibazo nyaruka ucunge nta kibazo mana umbabarire nibwo ngiye guta ubumanzi bwanje kuva navuka ariko Shoo! Please, can we eat that? Eh? Just come. nyirabutare banza urundeba kukanzuzugu reka ariko urukiuka bana hongu baga filimbi bari kubaga izino nga z'umuhepfo mu ntuza mu kinamba hano bakorera babaga inga bagira ngo nabaruzi zigatuma ngero kambwi iyo ngo baginga yawe nguhereza ibiro byari birimo ikindi ngomba kwitwaza icyuma cyanjye urumva gisengewe n'umuhoro kandi ikindi
none si reka nkubwire ibyo byose wizaniraga wowe ibikoresho byawe sibyo bitumye nkongera inoti ya 500 basi ngusabye imbabazi aho kumvatanya n'abantu bari bashaka kunyambura nijoro igendere none se ushaka ngahe ngenda ko nta wundi mubazi nabona muri iyi karitsiye kugendana umurizo no kukubagira inga yawe basi ibyo uzamvanyeho 5 ambereza 15 kuko uri umubyeyi fata ibihumbi 3 iki ibi wakomwa ibihumbi 3 ndi kubaga ingurube ibihumbi 3 ntabwo ari amafaranga make yambagwe mbabarira nyabuta ngusabye none ni icyanyuma n'icyambere turokereza no kwibagira nyine umva Nahumva nyine mubwire. Sho. Nyine mukone ibintu byagenze. Nyine ukuntu ugira ikibazo ariko nyine nuko we naringiza ngo reka twiyaranje ariko nyine No, I just want a condom. Niba ntayo, okay. Enye. Condom. Burode. Agakingirizo. Kakani nagatumye barakazanye. Nibakazana then condom. Ahubwo weho nogera ikibazo urumva ahubwo nje ndi kubona yatinze weho niba winjiye mu nzu wowe hano urisanga nyine Yes, at least. hano ni wawe ufate nk'iwawe yo hano nongewe No matter. ndaje nyine 0 minute 0 minute Just quickly. I just want to go. kashing Okay. wowe nyine guma hano ndaje So hurry up. yes Okay. Go, please. yes aho katumura wari katumuna atakuri byarako gaho ndebere iki kintu nagitumye kikimara amasaha ngana uzi kiri gutekereza nje aho ndamufatira ubusoro ibintu birako inoti y'ibihumbi 5 niko mafaranga ngendeyeho niba udashaka kumvasha mbo nisure mu buriri Bagore reka nkubwire. Sawa ubwo nta kundi byagenda nyine nanje ko katarava mu mufuka gwanje siko ari koperative. Sawa ngaho gira itegura ariko kumbaje. uve hano wanya twumvikanye ko n'umurizo ndagutahana Nta kibazo. Ugingo kibagari y'umubazi ndabizi. buretse hano batongera urabona ko narakaza ko ndafunga mbo noneho reka dure hano imbere nge mvunga hano mu gikari durira imbere Sawa. reka mfate ibyuma Bakwanye sigira vodori zuba ryakanga. ariko umva nibagaga ndi kunywa n'icyuma utakikoko mama we cyaraje kirawunya kirawudanya rubanda ageze mu nzu si yaruhana rubanda rwabukingiriza bwawe nabuzanye akurero kigingi nawe ubukingirizo yarabwurije wowe ubukingirizo butatu bwagura 500 ruba Showe mukobwa yaguhaye ibindi bintu mwa Ruba ngo twari iyo foto yemuyitware uyitware yose twari iyo foto Rubanda yagiye he Rubanda Chagagiye mu cyuma. Sundi yabikorera muri salo yagiye gukora mu cyuma. Rubanda! Sibona bari kumva ko nahageze. Kandi ubukingirizo subundi ubukingirizo original. Rubanda! Kuchaba kibiteye. Nuzo watinze. Nahageze no kuva kare nkaguhamagara. Wanje geraho. Nuko naguhamagaye. Nagutumye mwizeye. Ndikufata wowe gira vuba. Ngira ibyo ndakora mbirangiza kiri. Nange zira ku muhanda nzi ko ubukingirizo kamwe ari senka. Yandra. Yuje kwa kanyande kwe. Ona nukuru kugira no simbona injo wabyisha no ninjo washaho injo wazo ubugire. Rero ngiye kureba ni original. Wakwa wafunduye. Ngiye kureba ko original. Haje kinura. Nose nakoresha kanu wafunduye. Nisiko bambye kugira umenye ko original kumaza kwa gapompa. Ndabiri. Nuko
zana kungako nubwo zana ko niko ndahera hari ujya guhera hose icyo kintu nyine gihe uwo wagira gapfundura nose iyo gapfunduye ko kaba gataye umumanzi uri kugira ngo ntizako kunyuza hano uvuye danda je nyine umuntu je yarari hano mu nzara ati ngo nta ikintu twakora tugakoresheje so musize we kandi aje kugushaka kubura akora nayo mbonaga yanga ikintu cy'igicu toka ati roho gicucu ikintu nagutumiye hashize amasaha ngaho unyituri nabi korosa sasho nanjye ndagukumbuye pe gusa nta kundi nabigenza wapi kuza se urumva byashoboka ukuntu mukuru wanjye arishamira mu bageni gusa ko ngiye kuvugira kuri telefone mani ndi inyuma ya tuwarete shamfata nk'umwana w'imyaka 12 niba atazi ko nakuze mwana yanjye oya da shimana yazamfashije si bikaba nkiyizira mani ntazagaruke na shawapi nanjye ndagukunda birenze pe oya ntabwo mperuka gusohoka nyine baba bamfungiranyije mu bipangu n'abaye yangizemo umukozi we no kwirirwa ndi mu rugo n'indi gukora akazi gusa wabwira mukuru wawe nabi mwana ariwe mubana keretse wenda mfite n'ubushobozi nkajya mba ngiye nyine cyangwa se mfite nk'amafaranga ku buryo byose ntabajya mbimusaba kandi uramuzi ukuntu ari ishyano byose yabiciyemo akiri muto ntabwo wamubeshya ngo abyumve waya nyine tubaho waza yagiye nko mu kazi ukagera aho muto ntaribi nakubwira shobora koze Karine gataraje karama Merza yugaru zana hano ndi ukubya byose hambye ngo ubukingizo tunisenyeze aje kinura hawo aki nanga gakingirizo ngo kingirizwe ni magana binanga inoswe yabingiye guco ngo kamwana akanyongeje nose uratanze nakurunjinga kubinukira yo wigira yo mbese rugindo wabinukira nakubye nambisobanukira banguje kurya umva rero njya kwinjira mu nzu ntagira ibintu ukora ari zose wasanga ari meturu kuboneka kugira ngo iki iziyaz wagume hano hanze umuntu wese uravuga ati nta bantu bariyo abona original ugari gupompa saka karambwira sofite ikintu kirenze Tuwakama kabanga mu mupira ugakoresha ubwo wambwaho njye kwikengera abantu kubaga mu mupira ariko hano karankwira dore ubwo banze mubyira umva nyine wewe umuntu wese uraza hano ugati nta muntu uriyo byararangiye n'abantu ba koperative kuko nyine amasaha yo kubanga inyama gahageze ubabwire bose mama naho uriyo yo gufata icyego nyitambike hano yes umuryango akure porotire ako nawe akaza muri burumba n'ibinanira leta nkwaho ntacyo yira yose utari gufunguruye igwana uzaburambyira ukuntu baga bimeze uzaburambyira ukuntu bimeze Kadomoro oya nisikana utangiye kumamaka wowe bigire ndaje kanzanyura njana inyuma Shari Kadomoro fungura ibintu wambwira ngo bigenze gute ibintu na banze gafite ibintu biragenda gute ahubwo ibintu bigenze gute Kadomoro undebe shu Shari Kadomoro undebe Kadomo ibi bintu wavuga ngo ni ibiki kandi bya Kadomoro bya bintu byose uragarangendaho jana namubwate ibintu byose jana ushiragendaho Kadomoro undebere Kadomo ngandebe uburetse ibintu nkore wavuga ngo uyu mukobwa we agiye he
urarimuhaye gahunda Kadomaro Shu Shari Zubungu yabagiye he ngaka nakazanye Zubungu wabonye ari kanini ahita agenda Kadomo mumuretse suraba ibintu nkore kandi bikomeje no kugora n'ubuzu ibintu ndamenye ndabikora gute Ba iki akanyamurarangi Kadomo suraba ibintu nkore kaburetse nani buretse je zabikwishura wambukaho wanyana yimbukaho Yesu mjango wenje mu nzu ngucungi Nose ari he Mbonye se ugahita ukagushora n'ubundi nari ngiye ziganira umwana rero ugiye gufata inyama mu kibindi gusa uwo mwana wamubyaye uzi ko utazajya uramwihekera kandi ne wajya umbabarira wa mukobwa mbona nawe uzashya kukabyara ko nawe bazabigukora simujya byaraga abana mudashoboye guheka uwo mwana kumuheka ukajyana nawe ziganira umwana twagize ikibina turakoteza amafaranga tugiye kugabana inyama kandi se w'umwana urabizi kadahari niba adahari wamujyanye umwana wamuhetsera kunanira umwana afite ibiro bingana ntabwo ntinda pe ntabwo uri butinde ndabyumva ariko heka umwana wawe sha ntabwo nari nabyane mujye muramekesha dore amabere yasigaye yaraguye wambara mukobwa abantu mbere ikigere ubu nkubira ikigere yuzuye inyama nzana ntabwo ziryaho inyama se kurya no kurya ni ibindi bintu uzihorera urebe ko bitaragiye fasha basi ndi no kukwingira wamuhetse ukamutwara ndebera mfite akazi harangiye ntabwo umuheka imyenda uyihorera urayikora ngiye kumeza urukunsigira abana basi ariko fana nawe rero ujye mbabarira nakerewe isaha baduhaye yarenze umwana kumugeza hari abiri bukunanire wambabare wa mukobwa uko nawe mbabarire se ujye umbabarira nawe ahubwo Arihera inde Korozi Nose umuntu wari uri hano nyina ari he kandi kidubunira kumwe nguzangwa imishinga zose mpanze uraziritura ukaziritura washamiye ko ndi mukuru kaba mutoye unkumye kugura ubukingirizo ndabukuzane urambya ngufungu ngucungire ndagucunye wese uri Nose uracungiye ndafungura nawe fungura hano nye hafungure ari he Yesu ibyo birande si wowe kandi mukugenda gahomwa kugenda gaho are mu nyumvire umugenda gogute ubonye nje njya kwirwanaho usiko kuva navuga nkiri imanzi wambwaho sinire kubura imanzi ugiye kubimpura yakubimbo singize umukobwa wajye nuko ari tubwo bumanzi bwawe none oya kubona njewe ungendaga ku mutwe hejuru hasi hejuru bizakugeza ubundi bizakumarira ugenda bagutera ubana yamvuye kuzanira imyeyo ngo nurangiza kuhakorera uhakubura nzi ko kumva ngo bakubura sibe kubura gute kandi nta muntu urimo nta muntu urimo nzi wamushize ndafungura abo wamushize he umukobwa bari navura ntabwo baramfunga urabona baramfunga nje nabo aya umusize hano ari hano ngaho ngo ati nje ndaje nje kukureba kugira ngo umereze ku gakingirizo ngire vuba no gusanga hano ngaho abo wagiye he rubanje gutangikiraho kwa mudugudu kuko no hano umukobwa w'abandi umushize atari uravuga hano mushize nikuye imbere ya umbabarira ibintu nifatanyije nawe kakari cyawe ari wowe usanze wamuzanye amazina ndo wabikubyiye wamuzanye ndo wabikubyiye tangiye kubingira aho Kadomo umva nyine ikize ibintu ushaka kunyinjiza hazoshira n'umugabo ikibazo niba kibaye tukakiganira akuru kungira umugabo nje ibintu nabifatanyije nawe bamubyiye ngo umva cyane ntushiramenye mumenye ibintu baguru kuvuga cyo ibintu wamenye ari ibiki ibintu wari nifatanyije nawe ikintu kiraje umva kwa muhotel ukamfata ku ngufu nase ubu bari henye nase kumfata ku ngufu toka je nakuja hejuru wabwa yabutarure jikora ibintu kukubwira nkabona yabutarure nk'ikirogoro bashenye fata kandi mfita kandi kaza handi fata none kanze ngi mvashe vuba mvashe wabifata so wabintu so wamamafaranga ngutumva ati wamva tani udukingirizo umwanzi tuzana umuntu umurigise yari yagiye uno mwaka gurangiye muri mu nduru singuzi uko bitera ariko ibintu hataze akora ibintu nkore wabwa surwa kurunga surwa karuba kunyiyenza je nakuritura ibyo ushaka wamva ukande nganambwira ibintu nkore ibintu ibi zabera bareba wajya kuzana urunyamazungu yabeka ibinyarwanda bihari bishaka mereza amafaranga amuganizi ngaho unyunyumbere ndabisubiza kwa kazungu none kwani kwa kazungu nanzi katana byemera ntabwo rinda pe nari nabyara ariko ariko bana ubundi reka mwaga nkubaze uzi ko hano ari iwanje wowe cyaka ko nawe nagusohora hano
urandusha umunwa ngaho wazamuye watereye hejuru kandi ngiye kuzana ibidufitiye akamaro twese turaryaho ubundi kubura ukuncyurira ko ndi wabuze ngo ndabyibagiwe cyangwa nibagiwe ko umwana rero ari ntumurize mwagiye mwitunda abakobwa bubu nabwo ko mutacyumvira cyumvira si gurumva uyu mujyana wari gupfa akuzi ko mpaho ukaryaho ariko bivuga ko ndabizana mbirye nyine se wowe wa mbere ukoramo nta kindi kintu ndi bukora ariko turi bibufatanye nanjye ntacyo nkubwiye gukora ibindi urabikoranje urabona we abandi batubwiye sanga 8 none dore izo nyama ko zamwashyashyanyera urazana nk'ibiro bingahe ibyo ndazana byose biramaze inyama ukotereje umwaka mva ndaje uwo mwana mufate neza ntari sawa wakoze abantu kumusigira umwana buri munsi nigize ntangize nk'umubu wose kutangiye kwiriza nabaye nk'umubuyi wa hano hagira ubu sindakora ibintu byanjye gute nanzi ko ngiye kwigendera none ndebe ngiye kumuha icyayi nsige muryanishije nigendere subi ngenda bivamo si kigali ako siko karasinzira ko kameze nka nyina hano kumuza gahunda zanjye ano mbega njye kwitegura ndahita nkuvugisha mu kanya Fata yenda. Kubimakaricha kama franga. Amafaranga yari Asiba mukaza hejuru Amara naba. Korusi ko meza. Ako mwambare mugatuza tukarangiza umwaka amahoro muri mudukingirizo abana banga namwe mutari mwamera n'ubwabo. We ayika mana yiga rubanda rw'inama yiga mana ishobora byose we. Bagwe we bari rumbwira ukuntu n'amafite amafaranga. Nara yapfunyitse bagagatambara nanyine ngasangamo ibipfuko. Rubanda bari rumbwira ukuntu ibintu byagenze. Kadamoro mereka amafaranga ganje. Kandi bamuze ko amafaranga ataraganje abagi koperative muri akarama. Umva ariko wande kuri wande kuri. Rubanda nuza bamfashe we. Mugiye kumbatanya n'ibibazo. Reba we. Ayiga mana nyagasani inka y'abandi ndayigura iki. Murero ko gwaguraga n'udukingirizo. Ni Kadamoro watuza. Ikibazo cy'amafaranga y'abandi wamuntu ikipina cy'abantu umuntu akibagira inka nkuya. Amafaranga sinicyo kibazo. None yinzu yaburiyemo umuntu. Ariko mana ishobora byose koko utazizi narabyaziraga narashatse koko. Ubu Kadomo uwigwameje kugira ngo nsazire mu munyururu koko. Saze mu munyuruzi ikinje. Ikipina muzi cyarico kugira ngo bebe 1000 gahe. By'abantu babandi muraranje murabegeze. Kadomo mpeza gara amafaranga. Wese ubu ngubu kuri gutabaza ku mafaranga atari mpeza gara amafaranga. Amafaranga ganye ko gare ko gare amafaranga ganye ko gare. Cyandikishe ngo ni jewe kazabi. Reka mubwire Kadomo uzangwa narabibonye. Kuvuga amafaranga atari wumva ikirego cy'umuntu. Mpeza amafaranga. Memuretse. Uje he fahana. Umva mwemwe itonda ndi gukurikirana iki kibazo. Mpeza ku mafaranga. Urumano we. Ntabwo mwafata umwanzuro wo kutsanyira ngo jisiga pepa siga kwisi nanjye ndasiga mbahambye. Ubu koko bagenda bancira muri kasho. Kadomo hejuru yawe ntabwo ibintu byashoboka ntabwo byarangirira hanga. None se byagenze bite mutubwire tuje ako waba witonze ufite gahe magambo. Itonde ntabwo uri perezida w'iki kibina. Nyoramba magaye ngo tujye kugura inga y'ikibina ngo nyibage ngange wo mubazi. Nyine nasize dukubwira. None urubanda wangwe ahantu ko. Mwezi kuri kuvuga amafaranga umuntu waburiye mwinzu no batari bamukuriye. Igariko. Mwinzu waburiye mu Nene amafaranga ibyo abantu babuze babikurikirana. Mukecuru niyo nkaho zanye. Wareka kujya bikumuza wa mugabo. Rubanda mwe muri iki kibazo. Kadomo. Muri iki kibazo. Wavuga ibi. Wabivuga kare wabivuga wewe. Rubanda yazanye umukobwa mwinzu. Inese muri iki kibazo. Ida muzanye wajishe. Washibwa inyama tuje gufata. Sobanura uko bimeze. Aho ni mu ndaganye. Jadi isaze ntabwo abantu bangana gucobora amafaranga mu birego. Wabinyuze navaro ibintu byose wabiteye. Rubanda yazanye umukobwa hano. Sana ko nasaba ko umukobwa n'amafaranga nje cyaka amafaranga nje kugura inka y'abandi bantu nyamwaba. Arambye ngo nje kugura ubukingirizo amafaranga se hano mu nzu banyaro umukobwa yashanye turaje turamubura. Inde. Ngo Uwo mukobwa narambye ngo nje kugura buna bukingirizo. kandi mama umukobwa ari Yambwiye ngo je sohoka aje yarajya gusambana Kadomo. Inde sinari we. Umvumeshe. uwo muntu kurutu mu buzemu. Urugendo wambeshe nje kadudukanje kajamo. Kandi babari rumbwira cyazo sikashamo n'uhamka. Batajamo zano wa mukuru. Karebe. Amafaranga uwo mukobwa yanatwaye none byose kambishire hanze. Uwo mukobwa yaje kubyongereza. Rubanda rwo ari kumjyaga kudumani na zafani fake. Rwanda kwikiriza kamureze. Ayiga mani ishobora byose. Bivuze ko ntajya amaturabona Namuje ugomba kuduhereza ibyo ntabishobora.
inyama zacu tuzibone buri wese agomba kubona umufotozo kwe aho kuvuga babarire twazanye ipaniye udatuma ariwe turya dore waba wabaye ikimasa umva akajyungura umunyabwira uriya mukecuru yewe numva mukecuru icyo ntabwo ukabona uduha inyama zacu ariko kwipfisha byo kwipfusha ntabwo yacu we akwa mugore ukavuga ngo uzabishira mu rugo yawe hanze yacu akwa mwitonde dukemura ibibazo mureke kwiga mwashije ufashe buretse bahagurutse ako bawitonze ufata umugore utari uwawe gutyo ukamufata ahantu hose bashobora kubigufungira wayoboye ko umuntu yabihoreye igihe mwahereye mu gusakuza aha ngaha ariko turi gukoteza waruha ngo mbabwire icyo narinjinzwe no kubashakira iyo nga yanyu ngayizana nga nayibaga irihe niwo mukobwa igihe mwaka tuza niyo nka rero itonde sida amafaranga twatanze y'inyama ntahuriye n'udukingirizo umwaka ni mwinshi twe tugomba tubona ibyacu mwitonde nyabutarure abaho umwanzuro mureke umwanzuro w'inyama nyabutarure bimeze bite kajungure agira fata udukingirizo reka nyine njye mbabwira ibyo uri kuduha mwese muzibaho ngaho turajya gutekera abantu nyabute tubwire inyama zihari ntazihari yewe rero reka njye mbabwira ukuntu ariko ingo z'iki gihe uvuga inyama ntuvuga ni abantu mwe muri kureba yuko nanjye muhuye n'uruva gusenya mureke ibintu byo kugabana amanyama tubisubike tuzafata ugundi muntu dusubize amafaranga